mube maso cyane kuko ibintu byamaze guhindura isura. Igihe muri covid insengero zafungwaga zigafungurwa, ikizira cyahise gihagarara hera nubwo benshi batigeze babimenya no mu batambyi. Icyo nana kubabwira ni iki rero, ni ukuvuga ngo n'uyu munsi zirafunzwe, ariko zigifungurwa imikorere zarushaho kuba mishyashya, abigisha bazaba bashyashya. Mumenye ngo n'ubundi kizira kizaba gikomeje gukataza guhagarara ahera. Bwoko bw'Imana ni mube maso, nimenye ko tugeze ku rugabano, nimenye ko tugiye kwambuka. Imana ishimwe cyane. Ariko ingorane ikomeye ni iyihe? Ni turimo turababwira ibi Mwuka w'Imana arimo araduha ngo tubasangize, ntabwo ari bose bazabyumva. Igihe abantu babwirwaga gufata sound proof akazishyira mu nsengero, bakabwirwa ngo nibaniga amajwi yose ajya guma mu nsengero, ngo nuko abaje gusenga bihembura imitima ariko ntibihembura bari hanze y'urusengero, byari bisobanuye ngo ibyo bintu niba byigumaniriye be guhembura imitima iri hanze y'urusengero. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, izi mask igihe abantu bategekwaga mu makorari kuririmba bazambaye, ndetse n'ababwiriza hamwe hamwe bakabwiriza bazambaye, byari bisobanuye ngo nukuniga ijwi ry'Imana, no gucecekesha Imana. Ariko nshimira Imana ko Imana yacu ari Imana idakomwa mu nkokora. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turabasuhuje inshuti bakunze b'umusaraba, ubuntu n'amahoro tubonera muri Kristo Yesu, nanone bibane n'imitima yanyu. Ngewe basuhuza ni Sebaganwa Serge, nkaba naragira ubuntu n'Imana ngo menyesha abari mu isi ko kugaruka kwa Yesu Kristo kwegereje, kandi abantu bavana ukuboko mu bidatunganye kugira ngo ubwo Kristo azatunguka ku bicu atuzaniye ingorano, azasange tutariho umugabo mu maso y'Imana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nshimye Imana cyane kubw'uyu mwanya n'aya mahirwe ijuru riduhaye, kuba ijuru riduhagaritse mu wundi mugisha kugira ngo tuganire ibyururutse imitima. Imana yacu ishimwe. Tugiye guterurira ku nkuru rero, ni inkuru yamaze kuba kimomo hano mu Rwanda, haba i Kigali ndetse no mu ntara zigize igihugu. Ni inkuru iri kubica bigacika, haba ku binyamakuru biri lokale bikomakomeye hano mu gihugu, ndetse n'ibinyamakuru mpuzamahanga nka Facebook, YouTube, X ndetse na IG. Aho hose niyo nkuru irimo irahacicikana. Ni inkuru rero ijyanye no gufungwa kw'insengero, zaba insengero nini, zaba intoya, zaba izubahitse, zaba n'izagaragaraga mu bundi buryo. Izo zose, hafi ya zose zamaze gufungwa. Kimwe mu bikomeye kandi bibabaje rero nuko uko iyo nkuru iri kurushaho gucicikana, yaba aba YouTubers, yaba abigisha bagenda bahatambuka, ni gake cyane ushobora kubona umwigisha urimo uratanga ihumure ngo anasobanure ibihe dumaze guhagararamo, kuko kugeza uyu munota abigishwa ba Kristo intama z'Uwiteka zamaze kugaragara nk'intama zisandaye. Ariko se ninde uri buze gutanga ihumure? Ariko nshimye Imana muri kino gitondo n'uyu mwanya ko Imana yo mu ijuru iduhagurukije ngo tugire icyo dutangariza abanyarwanda muri rusange, ngo dusobanure ibihe tubisobanuje ijambo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka tujye mbere ariko tubanje gusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, umuhungu wenda gushimye kandi ndakunezerewe, gushimiye ko utanze andi mahirwe, utanze ubundi buryo bwo kugira ngo tuganire n'ubwoko bwawe ibyururutse imitima. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nubwo ikizira cyamaze guhagarara hera, ariko turagushimye ko ufite ibihumbi 7 wizigamiye Data, bitapfukamiye Bayali. Uwo mugabane niwo nifuza kubamo Data, kandi niwo nifuriza abanteze amatwi n'abazantega amatwi kubamo, kugira ngo mu gitondo cy'umuzuko w'Iteka uzaturinde gukorwa n'isoni. Ngaho bana natwe tugirire neza, kandi ubwo tugiye gusobanura ibihe tubisobanuje ijambo, unyemerere nka nyiri ijambo ube mu ruhande rwacu. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amena. Ubundi twakabaye dutangira aya magambo tubamenyesha icyo Imana iri kuvugana n'imitima yacu muri iyi minsi, by'umwihariko mu buryo bw'ubuhanuzi. Ariko munyemerere tuzabigarukeho mu cyigisho gikurikiraho, kandi ntabwo ari kera, ni vuba cyane. Tuzagaruka ku by'Imana iri kutwereka. Izi nsengero zirafunzwe, ariko se nyuma yo gufungwa kw'insengero bwo haraza kuba iki? Ibyo byose Imana iri kugenda biduhishije uko bwije ndetse n'uko bukeye. Mwebwe ntimukabe kure yacu, kandi ibitangazamakuru dutambutseho dutangaza aya makuru, mujye mwibuka gukora share, mu liking ndetse munakore comment, kugira ngo tubashe kumenya nuko mwumva ibyo ijuru ririmo rirabasangiza. Ikindi, abatarakora subscribe tubashishikariza gukora subscribe kugira ngo ibyigisho byacu bijye bibageraho mbere y'abandi. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka tujye mbere n'insanganyamatsiko yacu dufite insanganyamatsiko itubwira ngo imfatiro zirasenyutse. Aya magambo munyemere tuze kuyatangira tuyahereye muri Zaburi ya 11 umurongo wa 3, aho umugaragu w'Uwiteka iki kintu yakivuzeho. 11 umurongo wa 3 hari amagambo avuga ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Imana ishimwe cyane kubw'ijambo ryayo. N'amagambo yavuzwe n'umugaragu w'Uwiteka ari umwuka w'Imana Dawidi,
aravuga ati mbese imfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Icyo nshaka ko twibaza ni iki ngiki, ese ubundi Dawidi ko yavuze ngo mbese imfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki, ubundi imfatiro ni zingahe? Reka tubaye nk'abajya mbere turebe mu gitabo cy'Abefeso, igitabo cy'Abefeso igice cya 2 umurongo wa 20 twumve iki ijambo ry'ubugingo ryatubwiye. Pawulo yandikira itorero ryo muri Efeso igice cya 2 umurongo wa 20 arandika aravuga ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Yesu Kristo niwe buye rikomeza imfuruka, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Pawulo yandikira abantu muri Efeso aravuga ati mwubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, atari ku rufatiro ruzima ni Yesu Kristo, Imana ishimwe cyane. Ngurwo rero urufatiro ruzima, ariko ntabwo ari Pawulo gusa bivuzeho, ahubwo n'igihe Yohana nawe mu rwandiko rwa Yohana mu butumwa bwiza igice cya 3 umurongo wa 16 ni umurongo w'ikimenya bose, haratubwiye ngo Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ngurwo urufatiro turacyarimo turareba. Pawulo aravuga ati Yesu Kristo niwe buye rikomeza imfuruka, mu yandi magambo niwe rufatiro rwo kwizera. Yohana nawe aravuga ati kuko Imana yamutanze, yatanze uwo ngo Yesu Kristo ngo abe incungu ubugingo bwacu kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo azabwa ubugingo buhoraho. Uwo rero niwe turimo turareba, niwe rufatiro, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndetse iyo tugiye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 7 munyemerere tugire amagambo tuhareba. Abaheburayo igice cya 7 umurongo wa 26 na 27 turacyarimo turareba urufatiro rwo kwizera ninde. Urufatiro rwo kwizera ni uruhese, haba hari imfatiro nyinshi, nuko amagambo yandi munyemerere tuyarebe mu gice cya 8 n'ubundi mu gitabo cy'Abaheburayo. Amagambo umutwe w'amagambo ratubwira ngo iby'ubutambyi bukuru bwa Kristo n'iby'isezerano rishya. Umurongo wa mbere niho nashakaga, ndetse n'umurongo wa 2 hari amagambo atubwira ngo mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki, dufite umutambyi mukuru umeze atyo wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru, ukorera ahera mu ihema ry'ukuri, iryo abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'umwami Imana, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Pawulo aravuga ati ibyo tuvuga byose igikomeye ni iki ngiki, nuko dufite umutambyi mukuru, kandi uwo mutambyi akora mu ihema ry'ukuri iritarabambwe n'amaboko y'abana b'abantu. Uwo mutambyi wavugagwa nta wundi ni Yesu Kristo, kandi uwo niwe rufatiro rwo kwizera, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nuko rero tumaze kubona ko Yesu Kristo ari we rufatiro rwo kwizera, nubwo Dawidi yuzuye umwuka w'Imana yavuze ati ese imfatiro zisenyutse abakiranutsi bakora iki, ariko tumaze kubona yuko urufatiro ruzima ni Yesu Kristo, kandi icyo nshimira Imana mu buryo bukomeye nuko urwo rufatiro tuzigera rusenyuka, Imana yacu ishimwe cyane. Munyemerere rero dukomeze tureba mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki igice cya 1 umurongo uratubwira ngo ibihanurwa umuhanuzi Habakuki yeretswe. Uwiteka we, nzataka utanyumva ngeze ryari, ngutakira iby'urugomo ruriho ntubikize. Niki gituma unyereka gukiranirwa ukareba iby'ubugoryi, kuko kurimbuka n'urugomo biri imbere yanjye, kandi harimo intonganya, hadutse n'umuvurungano. Nicyo gituma amategeko acogora, kandi mu nkiko nta rubanza rutunganye rugihinguka. Habakuki aganyira Uwiteka, amubwira ibiteye ubwoba ishyanga ry'Abayuda ryari ririmo rirakora muri icyo gihe, maze Habakuki akomeza kubitangaza imbere y'Uwiteka. Uwiteka nawe ariko hari icyo yaje kubwira Habakuki. Umurongo wa 6 Uwiteka yabwiye Habakuki aramubwira ngo mpagurukije Abakarudaya, bwa bwoko bukaze kandi buhutiraho, ngo bukwire isi yose, buhindure igihugu kitari icyabo, nabo gutinywa kandi batera ubwoba, imanza zabo n'icyubahiro cyabo nibyo bihangiye. Umurongo wa 8 aha turi kubona Habakuki atakira Imana, ayimenyesha yuko ubutabera bwashize i Yerusalemu, ariko tubona Imana nayo yumva gutaka kwa Habakuki, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Erega iyo dutaka Imana yo mu ijuru iratwumva. Nuko Imana isubiza Habakuki irambwira ati mpagurukije ubwoko bukomeye bw'Abakarudaya, n'ubwoko buhutiraho, n'ubwoko bwo gutinywa, n'ubwoko bukomeye n'ibindi. Umurongo wa 8 Uwiteka arambwira ngo n'amafarashi y'abantu b'Abakarudaya arusha ingwe imbaraga, kandi arusha amasega asohoka bwije gukara. Uwiteka arambwira ati abagendera ku mafarashi babo bagenda birata, ni ukuri abagendera ku mafarashi babo baturuka kure, baguruka nk'ibisiga,
kandi babasha kwihuta benda gushiha inyama nk'ibyo bisiga. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Imana ishimwe kubwo gusoma ku ijambo ryayo. Ariko nihuse umurongo wa 12 baravuze ngo Habakuki abaza Uwiteka, aravuga ati Uwiteka mbese nturihoraho? Uwiteka Mana yanjye, uwera wanjye, ntabwo tuzapfa. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Habakuki amaze kumva ibiteye ubwoba Uwiteka agiye gukora mu ishyanga ry'Abisirayeli, Habakuki abwira Uwiteka ati Uwiteka mbese nturi Imana ihoraho, nturi Imana yanjye, nturi uwera wanjye? Aravuga ati ntabwo tuzapfa. Imana ishimwe cyane. Dawidi nawe yuzuye umwuka wera, aravuga ati ntabwo tuzapfa, ahubwo tuzarama tubwire abantu imirimo y'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Abubaha Uwiteka ntabwo tuzapfa, ahubwo tuzarama tumenyeshe abantu iby'Imana yakoze muri twebwe. Hari byinshi byahigaga ubugingo bwacu, ariko nshimye Imana yo mu ijuru yakomeje kutwimana kugira mu gihe gikwiriye nk'iki ngiki, kugira mu gihe kigoye nk'iki ngiki, Imana izaduhagarika hirengeye, natwe tuburire ubwoko bw'Imana kandi tumenyeshe ubwoko bw'Imana iby'urutse imitima, maze dusobanure ibihe tubisobanuje ijambo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turi kureba amagambo atubwira ngo mbese imfatiro zisenyutse abakiranutsi bakora iki? Noneho munyemere twinjiye mu gice cya kabiri cy'umuhanuzi Habakuki, umurongo wa 1 turagera ku murongo wa 4. Amagambo aratubwira ngo yerekwa ko abakiranutsi babeshwaho no kwizera. Habakuki amaze kwerekwa n'Imana, amaze guhishurirwa n'Imana ibiteye ubwoba byari bigiye kuba ku ishyanga ry'Abisirayeli, kandi nagira mbatangarize ko n'ubundi biteye ubwoba birimo birahora bidusanga, ahubwo abantu ntabwo bashaka kubyumva. Ariko Imana ishimwe yuko ukuri kose yagushyize ahagaragara, ikumenyesha abagaragu b'abahanuzi. Ijambo ry'ubugingo rikambira ngo ntacyo Uwiteka azakora atabanje kugihishurira abagaragu be b'abahanuzi. Imana yacu ishimwe cyane. Habakuki rero amaze kwereka ibyo byose biteye ubwoba. Amagambo aratubwira ku gice cya 2. Habakuki aravuga ngo nge nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari numve icyo ambwira, nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Habakuki amaze kumva bya bintu byose biteye ubwoba, amaze kumenya ko Uwiteka yahagurukije ingabo z'Abakaludayi Babuloni ngo zize azikoreshe ibikomeye, zishyire mu buretwa ubwoko bw'Abisirayeli, maze Habakuki aravuga ati ariko ngewe, haleluya, nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira. Aravuga ati kandi nzarangaguza hirya no hino ndeba aho Uwiteka ari, maze numve icyo ambwira, ngo ndetse numve n'icyo nzamusubiza kubw'icyo azaba ambwiye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Maze Uwiteka aransubiza ati andika ibyerekanwe bigaragaze kumbaho, kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntabwo bizatinda kukigeraho, kandi ntibizabeshya naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bitazabura kuza. Dore umutima wishyize hejuru ntumutunganyemo, ariko umukiranutsi we azabeshwaho no kwizera. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Habakuki amaze gucika intege aravuga ati ariko nubwo bimeze bityo nzahagarara ku munara. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kandi umunara Habakuki yavugaga ni iri jambo ry'ubugingo. Aravuga ati nzahagarara ku munara ndindire, nzategereza numva icyo Imana ivugana n'umutima wanjye. Nshuti zanjye, imfatiro zirasenyutse, ariko abubaha Imana mureke tugume ku munara, kandi kuri uwo munara ni mu ijambo ry'Imana. Ni Imana ivugana n'ubwoko bwayo, ni Imana ihishurira ibishwe byo mu ijambo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ariko ikibazo ni iki ngiki: ese igihe imfatiro zisenyutse abubaha Imana bakwiye gukora iki? Ndetse ahangaha umuntu ashobora guhita yibaza kino kibazo: mbese igihe insengero zimaze gufungwa abubaha Imana baraza kubigenza gute? Mbese ko bigaragara ko intama z'Uwiteka zigaragaye nk'intama zisandaye, biraza kugenda bite? Ninde uri buze guhumuriza ubwoko bw'Imana? Abantu benshi bari kwibaza ati biraza kugenda gute, haraza gukurikiraho iki? Ariko mukomeze mubane natwe kubwo gushobozwa n'Imana, turababwira ikiza gukurikiraho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nubwo urufatiro rwo kwizera tumaze kubona ko ari rumwe, nkuko Pawulo yabyandikira no muri Efeso akabyandikira n'Abaheburayo, ariko igihe Dawidi yavugaga ko imfatiro ari nyinshi ntabwo yari yibeshye. Hari icyatumye Dawidi avuga gutyo, ntabwo yari avangiwe. Ahubwo nagira ngo amenyeshe yuko hari ibintu bamaze gusetinga bikagaragara nk'imfatiro zo kwizera, bikagaragara nk'inkingi zishyigikiye kwizera, bikagaragara nk'ibihimbizo byo kwizera. Ariko nagira ngo atangarize iki ngiki: ibyo bintu byose bishobora kuvaho. Insengero zasetinzwe zibaho nk'ibihimbizo byo kwizera, n'ibishyigikira kwizera kw'abantu. Amakorari yagiyeho agaragara nk'ashyigikira kwizera kw'abantu, amatsinda yagiyeho nayo agaragara nk'ashyigikiye kwizera kw'abantu. Ariko nagira ngo atangarize ngo ibyo byose bijya bivaho, ariko bafite kubaha Imana mu mitima yabo tujya tukugumana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane.
nagira ngo mbabwire muzirikane umutwe w'amagambo turimo turiga, turi kwiga amagambo avuga ngo mbese imfatiro zisenyutse abakiranutsi bakora iki? Mu yandi magambo, mbese igihe insengero zifunzwe, mbese igihe ijambo ry'Imana rigabweho ibitero, mbese igihe abavugabutumwa bagabweho ibitero na Satani, abubaha Imana baraza kubyitwaramo bate? Niyo ngingo turimo turaganiraho. Ariko mbibutsa yuko insanganyamatsiko ngari twateruye muri iyi gahunda ni insanganyamatsiko ivuga ngo umutsima udasembuye. Umutsima udasembuye. Mukomeze mubane natwe, hari byinshi by'ubutwari Imana izadukoresha, kandi ndahamya nashidikanya ko imitima yanyu itazabura kunguka. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Noneho rero tugarutse kuri insanganyamatsiko ivuga ngo imfatiro zirasenyutse ariko se abakiranutsi baraza gukora iki? Nagira mbatangariza iki ngiki. Ikintu cya mbere abubaha Imana bakwiye gukora, cya mbere ni ukumenya ko duhagaze mu isaha ikomeye mu buryo bwa gihanuzi. Ni ukumenya ko ikizira cyamaze guhagarara hera. Ni ukumenya ko ibi byose birimo birabyo gufungwa kw'insengero n'ibindi bitarimo biratungura Imana. Oya, ahubwo ni igihe cyabyo. Twarakoze, twagize igihe cyo gukora, ariko niba Imana itangiye gukora, tureke Imana ikore. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abantu dusabwa kumenya, abubaha Imana basabwa kumenya, ndetse n'abatayubaha bakwiye kumenya, ntabwo agakiza kaba mu rusengero, no, nta nubwo kubaha Imana bikwiye gushingira ku rusengero, oya, ahubwo kubaha Imana bikwiye kuba mu mitima y'abizera. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nicyo gituma rero urusengero rushobora kuvaho, korari yavaho, itsinda ryavaho, ariko bafite kubaha Imana bazakugumana mu mitima yabo. Bivuze iki? Bivuze ngo uko byamera kose, iyo turebye umugaragu w'Imana Yobu, yari ari mu bihe bigoye, yari ari mu bitamworoheye, yarahangayitse, ariko avuga amagambo akomeye muri Yobu 27. aravuga ati ngewe nubwo nagera no mu rupfu, aravuga ati ariko ngewe nzarimengera mu rupfu ntariyambura ubunyangamugayo. Imana ihabwe icyubahiro. Mu yandi magambo, natwe nk'abubaha Imana, insengero zafunzwe, insengero zafunguwe, tuzakomeza kubaha Imana mu mitima yacu. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Tuzakomeza kubaha Imana mu mitima yacu. Ntabwo agakiza kacu kubakiye ku nsengero, ariko ingorane ikomeye ni iyihe? Abantu benshi barize ariko biga nabi. Haba kukiyumvisha ibikomeye biteye ubwoba bigiye guturuka mu Bakarudaya bikaza mu Bisirayeli bari bagiye kunyagwa, aribwo ba Danieli bajyanwaga nk'abanyagano n'aba Meshaki n'abandi. Haba kuki aravuga ati ariko ngewe nzahagarara hejuru y'umunara. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ati ndindire kandi ntumbire, ndangaguze hirya no hino, negereza aho Uwiteka ava, kuko ari we uzande mu mutima. Imana ishimwe cyane. Ariko ingorane hari niye nari mvuze, abantu benshi bamaze kwigishwa n'amadini yabo yuko ibyanditswe byera ngo ari inyanja, ngo ibyanditswe byera ngo ni amayobera matagatifu, ngo nta muntu wabijyamo ngo abimenye. Ariko nagira mbatangarize ko izo ngizo ari inyigisho z'ibinyoma. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Yeremiya 31, reka banga icyo gihe ngo Uwiteka azasezerana isezerano rishya n'ubwoko bwe, ngo kandi iryo sezerano rizatandukanye n'iryo yari yarasezeranye n'abasekuruza. Imana iravuga ngo icyo gihe amategeko y'Uwiteka azandikwa mu mitima y'ubwoko bw'Imana, ngo kandi Uwiteka azabasohoriza isezerano, ngo ndetse icyo gihe ngo nta muntu n'umwe uzigisha undi kubaha Imana, ngo kuko icyo gihe Imana ari izigisha imitima y'ubwoko bwayo. Imana ishimwe cyane. Ariko abigisha bari hanze ahangaha ngo Bibiliya ni inyanja, ngo Bibiliya ngo ntabwo umuntu yahiga ngo ayisobanukirwe, ngo Bibiliya ngo ni amayobera matagatifu, ngo hari abantu bagomba ngo kwigisha abantu. Reka mbabwire, igihe cyo kwigisha abantu cyabayeho, ariko igihe kirageze ngo Imana y'ubwayo aba yigisha imitima y'abashaka kwiga. Imana ishimwe cyane. Munyemerere muri iyi gahunda yacu twinjire mu gace twahariye ibibazo n'ibisubizo. Turabizi neza yuko igihe cyose ijambo ry'Imana ryagiye ribwirizwa, ryagiye rivutsa ibibazo mu bantu, ariko rikavutsa ibibazo mu bantu atari uko ryo ubwaryo ari ikibazo, kuko ijambo ry'Imana rero kandi rirakiranuka, ahubwo kuko abantu badashobotse, kuko abantu bageze kure cyane, kuko abantu igihe cyose baba batiteguye kumvira Imana, ijambo rivuzwe ibibazo biravuka. Bivuze iki rero? Hari ibibazo abantu batuwe basanganywe bo ubwabo, ariko noneho hari n'ibibazo bishobora kuvuka kubw'icyigisho umuntu yateguye. Nagira ngo rero dufatanye hamwe kwinjira muri iyi ngingo y'ibibazo n'ibisubizo. Icyo nsaba Imana izandinde gusiga mu rujijo no mu majune, gusiga mu rungabangabo abantu twigana ibyanditswe byera. Munyemere rero, ikibazo cya mbere ni iki ngiki, ariko turacyari kureba insanganyamatsiko ivuga ngo, insanganyamatsiko yacu ngari ivuga ngo umutsima udasembuye. Niyo nsanganyamatsiko ngari, ariko icyigisho twabazaniye uno munsi kiravuga ngo imfatiro zirasenyutse. Mu yandi magambo, insengero zirafunzwe, amakoro arahagaze kurimba n'ibindi n'ibindi. Ariko uyu mwanya tugezemo, ibibazo ni ibi ngibi. Gufungwa kw'insengero byatangiye muri Covid.
ese byaba byari bisobanuye icyo gihe, ndetse n'uyu munsi bisobanuye iki ko usibye kuba zarafunzwe kirageze zigafungurwa ariko n'uyu munsi zirimo zirafungwa? Ese byaba byari bisobanuye iki? Igisubizo nta kindi rero, iyo tuyobowe n'umwuka w'Imana akagira ibyo ahishurira imitima yacu, yatweretse yuko gufungwa kw'insengero muri covid cyari igihe. Ntabwo byatunguye Imana kuko Imana yacu ni Imana idatungurwa, ahubwo cyari igihe ngo umurimo wakorerwaga mu rusengero bigaragare ko ugeze ku musozo. Umurimo wakorerwaga mu rusengero wari ugeze ku musozo, ariko benshi mu batambyi n'abavuga ko bubaha Imana ntabwo bigeze bamenya ibyo ari byo. Icyakora nubwo bimeze bityo, nubwo umurimo wari ugeze ku musozo wagomba gukorwa mu rusengero, ntabwo byari bisobanuye ko umurimo w'Imana urangiye, ntabwo byari bisobanuye ko umurimo wo gukiza imitima urangiye, oya, ntabwo byari bisobanuye ko abanyabyaha bashizeho, kubera ko Kristo azarinda agaruka gutanga ingororano abanyabyaha bakiriho n'abantu bakivuka, oya, ahubwo byari bisobanuye ngo umuvuno urahindutse, byari bisobanuye ngo abantu batasengeye mu rusengero basengera n'ahandi hantu, ariko Imana ikabana nabo, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ingingo ya kabiri, ikibazo cya kabiri, soundproof na mask byari bisobanuye iki? Soundproof abantu bakanguriwe gushyira mu nsengero, ndetse n'uyu munsi bakaba bakirimo gukangurirwa kuzishyira mu nsengero, ndetse na mask abantu bambaye, byari bisobanuye iki? Izi soundproof mu nsengero ndetse na mask abantu bambaye, ibi byose nta kindi byari bigendereye, byari ugucecekesha Imana. Igihe abantu babwirwaga gufata soundproof akazishyira mu nsengero, bakabwirwa ngo nibaniga amajwi yose ajya aguma mu nsengero, ngo nuko abaje gusenga bihembura imitima ariko ntibihembura bari hanze y'urusengero, byari bisobanuye ngo ibyo bintu niba byigumaniriye be guhembura imitima iri hanze y'urusengero. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, izi mask igihe abantu bategekwaga mu makorari kuririmba bazambaye, ndetse n'ababwiriza hamwe hamwe bakabwiriza bazambaye, byari bisobanuye ngo ni ukuniga ijwi ry'Imana, ni ugucecekesha Imana. Ariko nshimira Imana ko Imana yacu ari Imana idakomwa mu nkokora, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bwari ubuhanuzi busohoye rero, nubwo benshi batigeze bamenya ibyo ari byo. Mu yandi magambo, gufungwa kw'insengero byari bisobanuye ko abakristo amaso yabo asabwa guheza, bakamenya yuko baramutse batasengeye mu rusengero bashobora kujya n'ahandi hantu basengera kandi Imana igahabwa icyubahiro. Ariko aya magambo kugira ngo bitaza kwitwa ibyanjye, munyemere tujyane mu byanditswe byera. Yohana igice cya 4. Yohana igice cya 4, hari igitekerezo cyiza gisobanura ibindi turimo turavuga. Yesu Kristo agirana ikiganiro n'umusamariyakazi. Yohana 4 niho tugiye kureba umurongo wa 19, ariko umurongo wa 20 niho nifuzaga guhera. Uwo mugore aramubwira ati, databuja menye yuko uri umuhanuzi. Uri umurongo wa 19, basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati, mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Mu yandi magambo, umurongo wa 20, uyu mugore aterura amagambo ari kuganira na Yesu Kristo, aramubwira ati, basogokuruza basengeraga data kuri uyu musozi, naho mwebwe mugasengera i Yerusalemu mwibwira yuko ari hakwiriye gusengerwa. Yesu aramubwira ati, mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Mu yandi magambo, igihe kirageze ubwo abantu bazaba batagisengera Imana mu nsengero, ariko bazakomeza basenge, Imana yacu ihabwa icyubahiro. 22, Yesu aramubwira ati, dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebweho dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. 23, Yesu aramubwira ati, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo aribo bamusenga, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yesu Kristo aravuga ati, igihe kirageze ndetse kirasohoye. Natwe aya magambo tuyasubiremo imitima yanyu, igihe cyarageze ndetse kirasohoye ubwo abasenga data bakwiye kumusengera mu mwuka no mu kuri, kuko abamusenga batyo aribo data ashaka ko bamusenga. Umurongo wa 24, Yesu aramubwira ati, Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Imana ishimwe cyane. Bisobanuye iki? Igihe cyarageze ngo abasenga data bamusenge mu kuri no mu mwuka no mu kuri, kuko abamusenga batyo nibo data ashaka ko bamusenga. None ikibazo ni iki ngiki. Muri aya magambo Yesu Kristo abwiye umugore w'umusamariyakazi, mwumvisha amubwira mu rusengero, mwumvisha amubwira mu butayu, mwumvisha amubwira ahandi hantu ari hose. Igihe cyarageze ngo abasenga data bamusenge mu mwuka no mu kuri. Mu yandi magambo, insengero zabayeho twasenga, ariko zitanabayeho ntabwo bizatubuza gukomeza kubaha Imana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Dukomeje, ikibazo cya 3, ibi biri kwerekera he?
ibi byo gufunga insengero bya hato na hato birimo birerekera hehe? Kubera ko igihe insengero zari zaramaze gufungwa muri covid, igihe cyageze zigafungurwa, ikizira cyahise gihagarara hera. Nubwo byahishwe intekerezo z'abantu benshi, byari bisobanuye iki? Byari bivuze ngo abakristo bubaha Imana bagombaga gufata isanduku y'isezerano bakayigenda mu ngando zabo, bakayijyana mu ngo zabo, bagatangira kubahira Imana mu ngo zabo, amateraniro agatangira kubera mu ngo zabo. Ariko kuko abakristo bari barinempfaguje iby'ubugingo, ntibabyiteho mu buryo bukwiye, ntago bigeze bamenya ibigize gute, ntago bigeze bamenya ibintu byari bisohoye. Ariko nagira mbabwire ngo ikintu gikomeye cyagombaga guhita kibaho icyo gihe ni ikihe? Hari shenaje yagombaga kubaho, hari umurongo ibintu byagombaga guhita bifata uhereye kiriya gihe cya covid, ariko abantu benshi ntabwo bigeze bamenya ibyo ari byo. Bisobanuye iki? Bivuze ngo ubundi insengero zikimara gufungwa, byari bisobanuye ngo ubutumwa bwagombaga kuva mu rusengero, icyo ni kimwe, bugahita bwerekera mu matsinda matoya. Kandi n'ijambo ry'ubugingo, iyo turebye umwuka w'ubuhanuzi utubwira ko Kristo azagaruka, ndetse n'umurimo mu kuwusoza, mu gusoza umurimo uzasozwa mu matsinda mato matoya. Bivuze iki rero? Igihe mu rusengero byari byanze insengero zifunzwe, ubutumwa bwagombaga guhita bwimukira mu matsinda matoya. Nuko urusengero ni kimwe, amatsinda ni cya kabiri. Byava mu matsinda matoya nayo ubw'inyagamburo bigaragara yuko bitagishotse gukorera mu matsinda n'uyu munsi, kandi murumva amakuru yuko amatsinda nayo yamaze kugabwa ibitero. Byava mu matsinda bigahita bijya mu ngo, abantu bakubahira Imana mu ngo, b'abakoriste beze ya majwi yahimbarishaga Imana mu rusengero, bagahimbaza Imana bari mu ngando zabo, mu miryango yabo, Imana igahabwa icyubahiro. Byamara kuva aho ngaho mu rugo rero, aha kandi byagombaga kwerekera ni hehe? Byagombaga guhinduka iby'umuntu ku giti cye. Erega n'abantu bazaba bari mu rugo rumwe ariko batumva ibintu kimwe. Kubaha Imana igihe kirageze ngo bihinduke iby'abantu ku giti cyabo. Nuko byaba ku muntu ku giti cye rero, byagombaga gukurikiraho n'ikindi, yagombaga gushyira mu bikorwa. Iyo ni ingingo ya 5. Bya bindi umuntu yize byafashije umutima we, kubaha Imana kukaba mu mutima we, agatangira kubishyira mu bikorwa. Iyo ni ingingo ya 5. Nuko nyuma yo kubishyira mu bikorwa, nta kindi cyangomba gukurikiraho. Ingingo ya 6 hagomba gukurikiraho Timoteyo 2, akarengane. Akarengane ko watangiye gushyira mu bikorwa amahame y'ijuru. Kubera yuko uko byamera kose, uko iminsi iri kugenda itambuka, ubu Kristo burimo burashobora kwinjira mu irembo rifunganye. Bivuze iki? Abafite kubaha Imana ko mu mitima, bikuzabatera kugira amahitamo atandukanye n'ay'abisi bashaka ko bagira. Ni ukuvuga ngo hari amategeko n'amabwiriza isi izagenda izana, ariko niza isanga hari andi mategeko n'amabwiriza ijuru ryamaze kuba ubwoko bwayo. Imana ishimwe cyane. Nuko rero ubwoko bw'Imana nibutangira gushyira mu bikorwa za nyigisho nzima ijuru ryigishije, bizazana akarengane. Nyuma y'akarengane, ubwo n'ingingo ya 6, hagombaga gukurikiraho iki? Gutabarwa k'ubwoko bw'Imana, ariko kuzamurwa ku itorero Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngibyo ibintu 7 bikomeye abantu bagombaga gutangira kwitaho igihe insengero zafungwaga muri covid. Nari ndigarutseho, byagombaga kuva mu rusengero bikajya mu itsinda, byava mu itsinda bikajya mu rugo, byava mu rugo bigasigaye by'umuntu ku giti cye, byava ku muntu ku giti cye agatangira kubishyira mu bikorwa, agakurikiraho kurenganyirizwa yuko yatangiye kubaha Imana. Nyuma yo kurenganywa hagakurikira kuzamurwa ku itorero Imana yacu ihabwa icyubahiro. Munyemerere mbanze mbobeze umuhogo, noneho tujye mbere. Ariko ikibabaje muri iyi ngibi ni ikihe? Ikibabaje ni uko uyu munsi ujya kumva ko umuntu aravuze ngo none se ku insengero bazifunze bizagenda bite? Ni ukuvuga ngo benshi muri abantu bavuga batyo, agakiza kabo kari kubakiye ku nsengero. Bisobanuye ngo insengero zibaye zitagihari, gukiranuka kwabo baba baragusize mu rusengero. Ikibazo cya 4 kiravuga kiti se mbese insengero abari kuzubaka bareke kuzubaka. Twari tumaze kubona Yesu Kristo aganira n'umugore w'umusamariyakazi, aramubwira ati igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abasenga data bakwiye kumusenga mu mwuka no mu kuri. Yesu Kristo nigera agaragaza urusengero aho ngaho, nigera agaragaza ahandi hantu ho gusenga. Aravuga ngo mu mwuka no mu kuri, aho ni ubwoko bw'Imana bukwiye gusengera Imana. Turi mu magambo avuga ngo imfatiro zirasenyutse, insengero zirafunzwe, amakorari arahagaze n'ibindi n'ibindi. Umuntu akibaza ngo mbese noneho ubwoko bw'Imana buraza kubigenza bite? Mbese ubwoko bw'Imana ko bugaragaye nk'intama zisandaye buraza kubyitwara mu dute? Twari turi mu kanya rero kahari ibibazo n'ibisubizo. Ikibazo cya 4 abantu bashobora kwibaza, cyaba gitewe na kino cyigisho twateguye, cyaba gitewe n'indi myumvire bafite kuri izi ngingo, ni ikivuga ngo mbese insengero kuzubaka abantu babireke? Mbese umurimo waburangiye ku buryo kubaka insengero birorera n'abari kuzivugurura nabo bakarora kuzivugurura? Oya,
igisubizo ni iki ngiki: insengero ni ibikorwa remezo, kandi ijambo ry'ubugingo ryarambwe ngo nk'uko iminsi yo kubwa Nowa yari iri, ni nako iminsi yo kugaruka kwa Yesu Kristo igomba kumera. Ngo abantu bararyaga, baranywaga, barashyingiraga, baracuruzaga, barigaga, barubakaga. Abubaka insengero nta wabaca intege. Kubaka insengero ni ukubaka igihugu, ni ibikorwa remezo. Rwakubakwa rugasengerwamo umwaka umwe, 2, 3, ejo bundi rugahinduka sare y'ubukwe, ejo bundi rugahinduka rugakoreramo farumasi, ejo bundi rugahinduka ishuri. Kubaka insengero abantu nibakomeze bazubake, ariko igikomeye ni kimwe: uko abantu barimo barubaka insengero zigaragara amaso y'abantu, niba bariko bubaka insengero z'ibitagaragara amaso y'abantu, ariyo mitima yacu. Mureke kandi uko insengero zirimo zirarimbishwa, aba ariko turimbisha insengero z'ibitagaragara amaso y'abantu, ariyo mitima yacu. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Iyo ngingo ubwo tuyivuyeho. Ingingo ikurikiyeho dushaka kureba ni ingingo ivuga ngo mbese guterana kwera bizakorwa bite hatakiriho insengero. Nagira ngo mbabwire iki ngiki: abantu benshi, ariko nta nubwo bari mu buyobe, ijambo riratubwira ngo uko ujya munsi urushaho kwegereza, aba ariko tugira guterana kwera, aba ariko turushaho kugira guterana kwera. Ntabwo guterana kwera ari bibi, twaranabikoze binezeza imitima yacu, ariko inshuti zanjye, igihe bishoboka bikorwe, ariko igihe bitagishoboka ntabwo bizabuza umurimo w'Imana kugira gukorwa. Nagira mbatangariza ikintu gikomeye: ntabwo guterana kwera guhinduka ukwera kuko hateranye abantu benshi. Oya, nawe n'ingando yawe mwaterana mu rugo muri abantu 4, umugabo n'abana n'umugore, mugaterana muri 4, Imana igahabwa icyubahiro kandi mukerereza izina ry'Imana. Ikindi kintu cya kabiri kuri iyi ngingo: ntabwo guterana kwera guhinduka ukwera kuko abantu bateraniye mu rusengero. Oya, ahubwo n'ahangaha duteraniye hamaze guhinduka hera mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'ubugingo, Matayo 18:20, aho 2 cyangwa 3 bazaba bari bahuje umutima, Imana yaravuze ngo izamanuka iri hagati muri bo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ariko abantu mu insengero zafunzwe, ngo ubwo se guterana kwera ngo mwabikora gute? Abantu ntibamenye ko twamaze guhagarara mu bihe bidasanzwe, duhagaze mu isaha idasanzwe. Nubwo mutaterana muri umuryango abantu 6 7, nawe ubwawe waterana ugaterana n'ingabo zo mu ijuru, kandi mu ijuru abamarayika bakajyana raporo yuko wagize guterana kwera. Abantu nibareke ko babeza nguni ngo usange babaye imbata z'imihango ikorerwa mu rusengero. Ntabwo dukirizwa mu rusengero, ntabwo haba agakiza. Agakiza kabarirwa muri Kristo Yesu honyine. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Icyo cyari ikibazo rero cya 5. Ikibazo cya 6 turimo turareba ibibazo abantu bashobora kwibaza babitewe n'icyigisho, cyangwa se bakabyibaza babitewe wenda n'uburyo bigishijwe mu bundi buryo. Ariko ikibazo cya 6 abantu bakunze kwibaza ni iki ngiki: ngo mbese icya 10 n'amaturo wajya ubihande uramutse utakijya guteranira mu rusengero? Nagira ngo mbamare impungenge kuri iyi ngingo. Ntabwo agakiza kubakiye ko twahaye icya 10 n'amaturo. Oya, ahubwo agakiza Imana ikareba n'umugisha Imana iduha ishingiye ku buryo twakoresheje imigisha Imana yaduhaye. Ntabwo rero agakiza kubakiye kuko twahaye icya 10 n'amaturo. Oya, ahubwo Imana yitaye kumenya ngo imigisha Imana yaguhaye, imigisha ijuru ryagomoreye mu ruhande rwawe, wayikoresheje ute? Ese wafashije imfubyi? Wafashije abapfakazi? Hari umuntu usubira ukeneye by'umwuka wamuguriye igitabo? Icyo ni Imana yitayeho. Ese wagaburiye abashonji? Ariko abantu ngo ubuse ngo icya 10 n'amaturo ngo wajya ugihande. Umva nawe aho ubwoko bw'Imana bugeze. Ariko mwahumutse mukamenya ko iyo mihango yo mu rusengero ntabwo izakomeza kubaho. Igihe cyarageze ngo abasenga data bamusenge mu kuri no mu mwuka. Ikibazo cya 6 cya 7 nicyo tugezeho. Abantu benshi bari baza ngo mbese kubatizwa nta rusengero byakorwa bite? Mbese gushyingiranwa nta rusengero byakorwa gute? Umva nawe, ariko nimwumve igisubizo. Igisubizo kirahari. Ijambo ry'Imana risobanutse, kandi umwuka w'Imana turiho azatumenyesha ibyo dukwiye kuvuga mu gihe gikwiriye. Abantu benshi ibibazo bibaza ni ibibazo bikomeye, ni ibibazo binafatika, kandi ni ibibazo bakeneye kubonera ibisubizo. Umuntu arakubwira ati se ninsohoka nkajya mu itsinda, ninsohoka se nkatangira kujya nteranira mu rugo, nari ngeze igihe cyo gushyingirwa, nzashyingirirwa hehe? Ariko hari n'abageze kure, umuntu usigaye mubaza aho asengera akavuga ati nanjye nahoze maze iminsi nari umupagani, ariko rwose nanjye nsigaye narabatijwe muri bantuza muri rya torero, kugira ngo nanjye nimpfa nzabona uko bamperekeza bandirimbire, kugira ngo ninkingirwa bazantahiruke. Umva nawe ibintu birimo birajyana ahantu mu madini. Muragati ninkingirwa, ningera igihe cyo gushyingirwa, ningera igihe cyo kubatizwa, nari mu rusengero bizagenda bite? Reka mbabwire ikintu gikomeye. Igihe Imana yavugaga ngo ubwoko bw'Imana bukwiye kuzasohoka muri Babuloni, ijuru ryari rizi ko abantu bazaba bagikenera izo serivisi. Babuloni yasobanurwa mu buryo bwinshi. Babuloni yasobanurwa nko
kuva mu bidatunganye, kuvana ukuboko mu bidatunganye. Ibyo nabyo birashoboka kubera ko imibereho y'abantu idatunganye igira bahindukira Babuloni. Urwo ni urugero rumwe. Ariko Babuloni ishobora no guhindurwa. Nanone umuntu ashobora kwigisha mu bundi buryo, wenda bikunda tuzakigaruka icyo kintu. Ishobora kwigishwa n'itorero ryamaze kwifatanya n'ibizira, ariko nta nubwo ari itorero, kuko itorero ryo ntabwo rizigera rihinduka Babuloni, ahubwo idini ryamaze kwifatanya n'imikorere ya leta z'isi ndetse rikifatanya n'inyamaswa mu bundi buryo, iyo nayo ihinduka Babuloni. Icyo gihe rero abantu bararikirwaga na marayika gusohoka gusohoka muri iyo Babuloni. Bivuze iki rero? Abantu birazwa inshinga no kubatizwa, birazwa inshinga no gushyingirwa. Igihe Imana yavuga ngo abantu bazasohoke mu nsengero, yarizi yuko abantu bazaba bagikenera izo serivisi. None ikibazo ni iki ngiki, ibyo by'umubatizo abantu barimo baratindaho. Umuntu umwe niwe wigeze kumbwira ati Serge kuri umuvugabutumwa, ubwo abantu bihaniye ujya imbere abantu bakihana wabatiriza umva ikibazo. Aburahamu ko yagiye i Kanani akajya ahagurukijwe n'Imana akajya kuvuga ubutumwa akanabukorayo, Aburahamu yabatije nde? Yosefu Umwegiputa ko yakoze ivugabutumwa, baratubwira ngo yaragoswe n'ibyaha iburyo n'ibumoso, ariko Yosefu yakomeje gukiranukira Imana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Yosefu ninde yabatije Umwegiputa? Ababonye gukiranuka kuri Yesu bakegurira Imana, ntabwo Imana yarakiriye. None se abasore batatu bari Babuloni batawe mu itanura ry'umuriro bagahana Imana, ntabwo bari abavuga ubutumwa n'icyo gihe ntibavuze ubutumwa, babatije nde? Abantu rero nibamenye ko ibihe byahindutse, nibamenye ko isaha duhagazemo ari isaha ikomeye mu buryo bwa gihanuzi. Reka mbabwire ikintu gikomeye kuri iyi ngingo. Ntabwo ikiraje Imana inshinga ari gukurikiza imihango yo mu rusengero, ahubwo ikiraje Imana inshinga ni ukurokoka k'ubugingo. Wabatizwa ute? Uzi abantu bazajya mu ijuru batarigeze bajya mu mazi menshi uko bangana? Insanganyamatsiko yacu ngari nk'uko nahoze mbigarukaho iravuga ngo umutsima udasembuye, ariko icyigisho cy'uyu munsi cyatubwiraga ngo imfatiro zirasenyutse. Aha rero narimo nababwira nti igihe mube maso cyane, kuko ibintu byamaze guhindura isura. Igihe muri Covid insengero zafungwaga zigafungurwa, ikizira cyahise gihagarara hera, nubwo benshi batigeze babimenya no mu batambyi. Icyo nenda kubabwira ni iki rero, ni ukuvuga ngo n'uyu munsi zirafunzwe, ariko zigifungurwa imikorere izarushaho kuba mishyashya, abigisha bazaba bashyashya. Mumenye ngo n'ubundi ikizira kizaba gikomeje gukataza guhagarara ahera. Bwoko bw'Imana ni mube maso, nimenye ko tugeze ku rugabano, nimenye ko tugiye kwambuka. Imana ishimwe cyane. Ariko ingorane ikomeye ni iyihe? Ni turimo turababwira ibi Umwuka w'Imana arimo araduha ngo tubasangize, ntabwo ari bose bazabyumva. Jambo ry'umunyoro batubwira ngo abayorwa n'Umwuka w'Imana nibo bana b'Imana, kandi abo ngabo nibo bagomba kumva ibi ngibi turimo turavuga. Ahubwo ikibazo gihari ni iki ngiki, wowe uduteze amatwi ibi bintu turimo turavuga urimo urabyumva? Abayorwa n'Umwuka w'Imana nibo bana b'Imana, nibo bazumva ibi ngibi. Wowe ibi turi kuvuga urimo urabyumva? Mujye muri komenti mwandike, turaza kumenya ibyo ari byo. Imana tugirire neza, ndetse n'ibikunda muri komantere zanyu hari na bimwe mu bibazo tuzajya tugenda dusubiza. Ubwo rero mukomeze mubane natwe, hari byinshi imitima yanyu izarushaho kunguka. Munyemere tujye ku isomo risoza, tujyane mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, igice cya 12 umurongo ni wa 10. Danieli amaze kwerekwa iby'iminsi y'imperuka uko bizamera, Danieli arangije arabaza kuko atarabisobanukiwe, ariko arabwirwa ngo Danieli igendere, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanyishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Ariko umurongo nashakaga n'umurongo wa 10. Narimo ndababwira ni aya magambo tuba turimo turabasangiza, abantu bari Umwuka w'Imana niwe bazayumvira ku murongo ukwiye, ni nabo azagira icyo amarira imitima yabo. Murongo wa 10 Danieli igice cya 12 baratubwiye ngo benshi bazatunganywa, ndetse ntabwo ari cyo gusa ahubwo bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibi. Mu yandi magambo, ibi ni ibintu Danieli yeretswe ndetse anabibwirwa n'iby'igihe cy'imperuka, anabwirwa ko bitamugenewe ahubwo akwiye gutuza ari ibyo igihe cy'imperuka. Ijambo rero bambwira ngo benshi muri icyo gihe, niyo saha duhagazemo, bazatunganywa, bazezwa. Imana ishimwe ko duhagaze mu isaha yo kwezwa. Bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bo bazakomeza gukora ibibi. Nubwo bimeze bitya, benshi bazezwa,
muri zino ngorane, muri uku gufungwa kw'insengero, benshi bazezwa, bazacishwa mu ruganda. Urwo ruganda ni ibigeragezo, ngo ariko ababi bo bazakomeza gukora ibibi, ngo kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya. Mu yandi magambo, aya magambo turimo turabasangiza, nta n'umwe mu babi uzayamenya, ngo ariko abanyabwenge bazayamenya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nagira mbatangarize ko ibi byigisho turimo turabasangiza, abanyantege nke n'inkozi z'ibibi ntabwo zizigera ziyumva. N'ubu ndabizi hari benshi bashobora kuba batangiye kudutera amabuye, ariko abubaha Imana mu izina rya Yesu Kristo, aya magambo hari umurongo barimo barayumviramo. Ahubwo wowe aya magambo hari umurongo uri kuyumviramo. Imana ishimwe niba hari uburyo mwe murayumva. Turasoje rero, Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Twari turimo turareba icyigisho kitubwira ngo imfatiro zirasenyutse, insengero zirafunzwe. Ese umukiranutsi abyitware mate? Twatangaga ihumure, twatangaga n'umurongo, dushobojwe n'Imana yo mu ijuru uko abakristo bakwiye kwitwara muri bino bihe. Imana y'amahoro ibahire kandi ibagirire neza. Icyigisho gitaha tuzagaruka ku buhanuzi Imana iri guha imitima yacu bw'ibigomba gukurikiraho nyuma yo gufungurwa kw'insengero. Mukomeze mubane natwe, mukore share, like ndetse na comment, twumve icyo mutekereza kuri bino byigisho. Kandi ikindi, imitima yanyu igire ihumure rwose, ntimutentebuke, nta gikuba cyacitse. Ibi ni ibyanditswe byera byagombaga gusohora. Imana ishimwe rero kuko yagarikiye ijambo ryayo. Munyemerere dusoze n'isengesho. Turagushimye Data wa twese utuyahirengeho mu ijuru. Tugushimiye ko watugiriye icyizere tutarabo kwizerwa, ukatugira ishyanga ryera ngo twamamaze ishimwe ryawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagushimye ko kubanye nanjye kandi ukangirira neza. Ubwoko bwawe bwagaragaraga nk'intama zisandaye, ariko turagushimye ko tubereye umwungeri muzima. Abungeri batuyoboye hirya no hino ntacyo batumariye, ariko Uwiteka aratuyoboye, tuba amahoro, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimye kuko udushoboje gusobanura ibihe tubisobanuje ijambo. Ni wowe nyiri ijambo rero, unyemerere Uwiteka umwuka wera akomeza ashyigikire rino jambo mu mitima y'abaryumvishe. Twebwe nk'abana b'abantu nta gahunda twari twateguye isoje, ariko unyemerere gahunda yawe nziza kandi ndende ikomeze irange mu mitima y'abumvishije ijambo. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen.